ubibone zanjye tutururu 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 tutururu. Komba nufite ubwo igitangaje muri rushanwa rero nuko umuntu wese uri bubone yese ebyiri ari bukomeze urabona imwe arasigara kandi zose ndazibona narubwira se irushanwa urukubona ryoroshye ariko ubundi abantu nkamwe mwajyaga cyumva manze ngubwira amarushanwa twagiyemo yarenze yano go talent ibyo bikombe byose twarabizanye urumva uje uva kuturushanwa nk'utu twabana tuba turaho uvuze ngo iki inyamaswa itagira amakenga yishwe n'umututizi abandi kurebaho tabanye two tuganisha tugende njye gukwereka uko ibintu bikorwa. ariko Arine ntabwo bufite ubwo babwiki je mu bajaje mfite una high happiness niba nawe nanjye yigira ntari kuyitanga ndagusetse ahubwo tugire mva twihute tudasanga amarushanwa yarangiye. Mbagwe comedy Mbagwe comedy na social media without Mbagwe comedy Mbagwe duteze nicyo gihe Mbagwe twige Mbagwe comedy Mbagwe comedy na social media without Mbagwe comedy. Noneho twatangira Nta kibazo twatangira siko wabisoje. Okay, uwa mbere naze mwaramutse neza. Amazina ya bakwita nde? banyita Kilimendi. Okay, Arakireti ekeye Imbakwe. Kilimendi, are you ready? Yes, ready. Okay, ufitiye impano yo kubyina. Okay, watangira. Murakoze. Mbo nundi yaza mwaramutse neza. Mwaramutse. Amazina yawe na yahe? Amazina yanjye ni Mbahime Santos. Bahime, uriteguye ko uratsinda aya marushanwa? Nditeguye cyane. Okay, ko ndi kubona witwaje ibase ugiye kutwereka iye mpano. Jewe ndi umukinnyi w'inamico n'amateatre ibase nazanye niho kugira ngo mbereke impano mfite. Okay, watangira nta kibazo. Okay, murakoze cyane. Mugiye kwimagina ko iyi base yuzuye kawunga none ngiye kubirya bimare. Wimagina nande ariko abantu mwamwe mwaje utesha umutwe w'amarushanwa cyangwa mwarika nkabereka impano yanjye ngaho twerekera ubwo se uzagira umunwa kugeza ryari? Chai Jesus! umva we iyo uza kumbwira ko ufite impano y'ubusazi nari kubyumva neza ugize ngo ariko mwareka nari mfite iyindi mpano. Paka wowe iyo mpano ijya kwereka nyoko kamobwe undeberara yewe ntiwabuze byose nawe ufite impano yo gutukana. toka wa musafiri wumva ubwenge abantu ngaba ngendo ngana ukora mu rushanwa wowe dore sufuri wowe zero ariko wagiye ubwira abana neza ariko nawe dukagira bawumbwira abana neza urabona koko izi mbese nizo kuza muri aya marushanwa bataza
se none buri muntu usanga akazikeneye katsindwa nyine agenda ariko utamututse. konde na ubundi njye mbabwira ubundi twarigiriye kuri site kwishakira abandi Akura nawe yanarenge. y'ubusara musindubibu Nashaka. undi naze amazina yawe witwa nde mukobwa mwiza? Murakoze, amazina yanjye nitwa Mbabazi Aline. urabona ko Mbabazi Aline akigera muri iri rushanwa agomba guhita atsinda. Ko se turatsinda gute atari yanagaragaza ibyarakora? Mbabazi Aline mukobwa mwiza, ubundi ukora iki? uje kutwereka iki? Njyewe nk'inamico. Inkinamico ndi wumva? Oya umva mubwire wowe ngiye ngikubona nakubonyeho icyizere cy'uko uratsinda. Noneho rero ugiye gutangira utwereke uko bigenda. Ni karibu cyane. Murakoze. Watangira? kubera happiness nafashe ndabona adashaka kumuha yes natayimuha nayo ndayizamura. Oya mukobwa ntureba? Urakomeje rwose umva wari ushoboye tuzabona mu butaha. hahiye koko. undi naze amakuru yawe? Amakuru ganje ni meza. uri kumva umeze fresh? Meze bon. hahiye koko. none iyo kasike utwaye moto? Oya. Naje kuririmba. none waririmbye ibiki giye musigaye muraza mwambaye amakasi? Aka nagashya mu rushanwa. Mazina yawe witwa nde? Nitwa Ndabyamenetse Respo. Benda byamenetse? Oui. Nibimeneka bizayobona. ubwo se uzagira umunwa kugeza ryari? Atuyoboye. ubwo rero ni ibyawe none uje kwereka niyihe mpano? Yo kuririmba. Ndi umuhanzi ukomeye. urakenera microphone? Cyane gose. ngaho tangira utwereke. Murakoze cyane. Ngize inshuti zirananiye nizo najyaga niringira yamara gataha kibagirana ubu n'ubugira gatatu ngo itwa mvuye mu kabari nyamara nkabura unabara nagera muri bare giswe matirajya musinzi mama ariko simbibone zanjye tutururu 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 tutururu. Mbereze mikoro yanjye. iki cyana ndahazaza gifite. ahazaza se ni wowe uhagena. ariko ubundi ngaho ndi ndakuzanye muri ino rushanwa. kazanwa n'amaguru. kazanwa n'ibyagusize. wowe n'ubundi nduzi no kuririmba ushoboye kwigana iby'abandi. wajya urahanga ibyawe mbitukibukeneye muri iri rushanwa. n'ibyo ubutandi tuzagufata. ugize ngo Ariko wajya wihangana. ndakwihangana n'ikigaragaza ko yageze muri ano marushanwa. amashusho yafashwe turayasiba. hahiye koko. none si ndabarasa. Mumereze Yesu, mumereze Yesu. ibyo wakigira byose wandasa utandasa ngenda guhereza no.